Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya Bright Rwanda TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho abasitari batandukanye bo muri iki gihugu bazwiho kuri byinshi bitandukanye. Uyu munsi nkaba nabazaniye umusitari muzi mu byiciro bitandukanye, akina filimi, akina amateatre, ni umusesenguzi byinshi arabibabwira. Ndumva twamwakira akagira ibindi yongeraho ku byo tumuziho. Nitwa Sibomana Emmanuel, ndi ingaragu, ndi umunyarwanda, ntuye mu mujyi wa Kigali. Unakomeze neza, ntacyo nashinja Imana. Umeze neza urakomeye cyane rwose. Unako nanitonda. abantu benshi bakuzi ku bintu bitandukanye. Cyane. Bakuzi ku bintu bitandukanye, ubwo ndakeka kugira ngo basobanukirwe uwo uriwe cyane. Yaba byiza ugiye ubabwira bidetaya. Harabanzi nka Patrick yo mu Runana, harabanzi nka mu mazina atandukanye mu ndamutsa za Radio Rwanda RBA, harabanzi nk'umugabo wa SANNY, harabanzi nk'umunyamakuru, harabanzi nk'umu social media influencer, harabanzi nk'umusemuzi, nzwi mu bintu byinshi bitandukanye biterwa n'umuntu aho twahuriye. Ndumvazwe mu bintu byinshi cyane. Ntabwo biba byoroshye. Kuri uyu munsi rero nakwegereye kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye nk'umuntu w'inzobere. Ndi inzobera. Urumva umuntu uzwi kuri ibyo bintu byose. Turakiga ntabwo ndi bandi barigeze ngo bazi byose. Hanze hanjye mbonana ngo bazi byose, wagira ngo umukosore akakoreka ko we afite byinshi byo kuvuga adakeneye kungura ubumenyi. Ngenda kiga rero, kandi ikibazo uko urushaho kwiga no gusobanukirwa nibwo urushaho gusobanukirwa ko nta kintu uzi. Urimo urabyumva? Ndabyumva. Uko kugenda ushakisha kuri internet, wegera abakuru n'iki, wungura ubumenyi, urushaho kubona ubwo abandi bansize ukabona nta kintu uzi. Ndabyumva. Noneho rero ubu aka kanya byanga bikunda uba muri showbiz. Kandi amakuru ya showbiz menshi abakugeraho. Abananyizanira cyane. Abantu b'abasitari rero mumenya byinshi kandi mu buryo butabagoye. Nibyo dutinya kuvuga. Ubutekata bizavugwa n'undi. Muri aka kanya rero ndumva hari utuntu nkatunganye nshaka ko tuganiraho. Sinzi niba warigeze kumva ku bukwe bwa Bijou na Lionel. Nudashaka kubwumva, nutari muri showbiz yarabwumvise. N'umuntu uhitira yarabwumvise. Ega baratwitse. None se nkawe umusesenguzi usanzwe ukurikirana showbiz, ubona barapfuye nk'iki? K'abantu benshi bibaza kuntu byagenze. Ese birigaragaza. Nimba umukobwa n'umusore n'umukobwa bakundanye, kigegera bagatandukana kandi bagiye gusena ngo babane, haba harabayemo kumwe ahemuka. Umurese abakundana bafite ibyo bapfuye babo baziranyeho, ariko ikintu gisenye ingo hanze ahangaha inshuro nyinshi muri ni kimwe no kutagira ubunyangamugayo, guhemuka mu by'urukundo, yanciye inyuma, yarambeshye n'iki. Ubusanga ikitarusange ari nk'ibyo ngibyo byose, ariko bo hagati yabo niba bazi icyo bapfuye. Nge niko mbibona. None se buriya nkawe urebesheje amaso yawe nk'umwanzuro wo gusiba amafoto, haba kuri Bijou cyangwa Lionel, wabonaga wari umwanzuro mwiza? Nese mba nimba umuntu mwacanye umubano, urumva nimba umuntu mwacanye umubano, amafoto yo abakora iki? Kuko ni ukuvuga ngo aho wenda ikintu kiba gikomeye ni genda nk'umwe muri bo yarishyizeho tatuwaje, kuko tatuwaje numva ngo ntisibika. Kereka zane z'umwimerwa waragiye hano ha fake. Ariko nibaza ko nimba umuntu mutagikundana bamugane kuba amafoto n'urwibutso. Ntuzindi ivuga ngo ifoto y'urwibutso. Nimba rero nta rwibutso umukeneyeho n'iki, uri muteganya kuzana undi muntu umusimbura n'iki, why not utayasibase? N'abastari bo hanze bakomeye mpuzamahanga barasiba nkanswe, twebwe tukizamuka no gusanga bamwe muri twe twita ibyamare ngo turarenze. Munshe hanze hano hari abantu barenze. Kona umuntu nka Cristiano Ronaldo bari hana n'icyo afite abafollowers bakurikiwe n'abantu za miliyoni. Twebwe mu Rwanda nta muntu urarenza miliyoni n'igice. Shadibo ni wenda duhagara afite miliyoni, hari n'undi bita Boscan afite miliyoni 200 n'iki. Ariko tekereza
umuntu ukurikirana hano miliyoni magana ngahe, tangira utekereze iyo si arimo. Wowe ntaba yararenze urwego rwa ntuza afite company ishinzwe social medias. Ndabyumva. Ubu se ubona nta ngaruka bizagira muri showbiz nyarwanda, kubona ndi kuvuga ukabona umuntu araje akoze ubukwe tukabutaha rwose, ariko icyo ngicyo n'ukwenda iyo umuntu ari umusitari ikibaye cyose kijya hanze. Ariko mu Rwanda ikintu kijyanye n'ingo abashakanye n'iki harimo ibibazo byinshi cyane, niyo mpamvu uzasanga mu nkiko ibirego bimwe mu birego byiganza nibyo bashaka kwakanuza divorce cyangwa se gatanye. Kuwa gatandatu abantu barasezerana bakora ubukwe, ugasanga nimba ari kuwa kane nimba ari kuwa mbere ntago mbize gusuma ngo barunaka batandukanye, kwa runaka batandukanye. Enda nuko by'abasitari byo bita byose ari hanze, ariko iki ni kita rusange. Nibaza ko nubwo abantu bavuga ngo leta igira iki bikoraho, ariko nibaza ko leta n'indese ni wowe, ni njyewe, ni meya, ni umucuruzi, twese tugakora leta. Nese nkubwiye ngo nyereka ibiro bya leta aho biri wabinyereka, kuko twese turi muri leta. Niyo mpamvu rero kino kibazo n'amakimbirane mu muryango n'iki, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa rikorerwa abana, ntabwo bireba leta, ahubwo birasaba umuturage wese, umunyarwanda wese, aba ari umugore, umugabo, umwana, buri muntu wese. Njye niko mbibona. Naho bitabaye ibyo ngibyo tuzahora tubivuga, abacibwa inyuma babaca inyuma. Nk'ubu ngubu ejo bona huye n'umotari ambwira ukuntu hari umusore yamaze gutwara, yagiye yigamba ukuntu nyine avuye gutwara umugore w'abandi. Rimwe na rimwe ukumva n'ababyigamba n'iki, byabaye ubuzima busanzwe, ntabwo bikwiriye. Ariko yaravuye mu kazi, yarahembwaga. None se ubwo ngubwo nkawe nk'umusesenguzi, ngewe hari abantu duherutse kuganira bambwira ko abakobwa abenshi basigaye bakunda aba diaspora. Abakobwa n'abasore bamwe na bamwe basigaye bakunda aba diaspora. Ubwo si byaba intandaro, ariko bashobora no kumukunda atari ko ari bashobora no gukundana atari no mu diaspora n'iki. Nese urukundo rwa ntirugira umupaka. Nese ubureka nk'ubu urugero nkanjye Sibomana nubona nizaniye umushinwakazi, uzava ngo umushinwakazi si mu diaspora, ni umushinwa, ni umunyagihugu umushinwa. Wakundana n'umuzungu? Njyewe ngo njye sindobanura, uwo wese nabona twahuza nakundana nawe akaba umugore wanjye, yaba ari umushinwa, yaba ari umuyapani, yaba ari mu diaspora, yaba ari umurundi, yaba ari n'umunyarwanda uri hano mu gihugu, yaba byibushye, yaba ari gikara, yaba ari muremure, yaba ari mugufi, pfa kuba duhuza. Kandi ni nacyo cy'ingenzi umuntu akomeje gushyira imbere, kubera ko ubu singo zisenyuka zose nuko ibintu abantu bashyiraho critère ubusanga barashyizeho bameze nk'abantu bashyize imipaka, cyangwa se bameze nk'abantu bikinye bakajugunya urufunguzo hanze. Ariko mu rukundo abantu bakunda abantu bafite ibintu bakurikiye bashaka babirambike hasi, kuko nuwagushyira mu mitungo ingana n'iya mirenge ku ntenyo udafite amahoro nta kintu byakumarira. Bamwe se bariyahura bakarwaza pressure, depression n'ibiki. Kunda umuntu ufite icyo umukundi, urukundo nyarwo. Uramukunda kubera ko afite akazi keza n'amafaranga, ariko ushobora kugenda ntubigiraho access, wenda unamukunze anabifite, haleluya, ni byiza. Ariko kugenda gukunda umuntu kubera ibyo afite n'iki, babihagarike. Hanze abantu barara badasinzire mu nsheri, bari mu mazu meza, amafaranga ariko adasinzira. None iyo birebye ubona biguteye icyo nikumva wabitwika. Niko bigenda, ibintu byose udafitemo amahoro, nta buzima uboramo, urarya mukabura ibitotsi, igitanda cyiza ukarara ukiriraho amarira yose, imisego n'ibiza agahinda kawe n'iki. Ubu si bibera hanze ngo ntitubizi muri ibyo bipangu bikomeye, turabizereka. Ntabwo biba byoroshye. Ibyiza rero wakundana n'umuntu wamukunze, kuko erega bura nubwo umuntu ahindutse waramukunze urabyakira. Umeze nk'umubyeyi yatashye gasanga umwana wenda yivugurutse mu byondo n'abandi bana n'iki, nese umwana aza kuguhobera ukamwitaza iture hasi, uravuga uti none umwana wanjye, ino myenda se po nigende, n'umwana wawe. N'umugore rero cyangwa se umugabo mubanye waramukunze, iyo gukora ikintu bose yakoshera, ariko ni runaka naramukunze. Ariko no sasi wakunze bya bintu, none ukagira ibyago ntugira access, bagateza cyamuna n'iki mukaba bisanzwe, mumera nka ntuza, mumera nko muri gereza. Hari amabati Urushako, Rubibrurutwa na gereza, harajya bavuga ibyo bintu. None se ubwo ku bantu bashaka muri iyi minsi, ku bantu wabagira nk'iyihe nama wowe? Ni bitonde. Nkanjye hari umukobwa twaganiraga twize hamwe,
yavuye ati nundira kubwiza ukuri kutantereta ntabwo tudatereta naseka nkubwiza ukuri igishaka kibi ati ndabizi ko runaka nkunda n'umwana mwiza afite ingeso nziza ariko nta kintu ariho arakennye ubona biterwa n'icyo ari kubona ni ukurarikira ibintu urumva cyane cyane hari ikintu cyadutse cyitwa imbuga nkoranyambaga turashaka kubaho ubuzima butari ubwacu rimwe ndabona Pasi yifotoje ku modoka kataraboneka afite barabasi yaratwika nyine habaho fake life ubuzima butari ubwabo umuntu akajya ku mbuga nkoranyambaga akerekana ubuzima buhenze n'iki afata mbonye umusore mbonye umukobwa ariko birasi ibye arataka udushyimba na capati aba muri ghetto n'iki ariko ku mbuga nkoranyambaga use ntitubizi ntabyo navuga ko turabizi ariko iyo bigeze mu guhitamo umuntu muzabana guys mube serious ukunda umuntu kwako umuzi umenye ngo wakunze Sibomana ndabizi ko ntacyo afite cyase niba nagifite kigarukiye hangaha ariko nujya gushaka wa undi wo kuri social media nyine niwe uzabona abenshi baba disappointed bagatenguha na barunaka babonye kuri social media bagera mu buzima busanzwe umwiryano ugatangira kuza n'iki warambeshye wambwiye ko ufite ibintu nibi wambwiye ko ufite bene wanyu bakomeye n'iki ubuse biri hehe urishushanya nuko kubona mu mapantaro ugenda ngura umugabo nawe uri umugore ati nakubonaga gutya na gutya ni byinshi bivuga namwe murabizi muri abanyarwanda se turabibona none se ubona ari nk'iki gituma abantu bo muri showbiz cyane cyane kuko ngewe niyo mbamo bakunda gushaka aba diaspora abenshi ubona ari impamvu iri gutuma abantu bo muri showbiz bakunda gushaka aba diaspora urumva haba hari impamvu nyinshi hari ugenda akurikiye ubuzima bwiza tuvugisha kuri turakennye mu Rwanda turakennye igihugu Rwanda n'igihugu kirimo kwibaka mu ikoranabuhanga mu iterambere n'iki ariko n'igihugu gikataje mu iterambere ngira ngo hari n'urwego tumaze kugeraho ruhambaye kubera ko iyo ubona ntuza cogama imaze iminsi ibaze ukwezi ibereye mu Rwanda ntabwo cogama yaza kubera mu gihugu kitujuje ubuziranenge nuko babonye ko hari urwego tumaze kugeraho rushimishije mu ruhando mpuzamahanga kuki se itabere mu bihugu duturanye ntavuze amazina urumva kandi bikekwa ko baba baturusha amikoro dufite umutekano dufite isuku dufite iki ariko hari urwego twageraho ntabwo turagera kuri rw'abanyamerika abanyaburayi n'iki so mu rubyiruko bivugwa ko harimo ubushomeri n'ibura ry'amafaranga ubwo rero no kuba umuntu yagiye mu mahanga n'iki nge ntabwo namushyigikira gukunda no mu diaspora ni byiza nkuko akunda n'umunyarwandakazi nawe n'umunyarwandakazi uba mu mahanga ariko nibareke kubabaza imitima y'abakobwa bashiki bacu cyase wo mukobwa akurikiye umusore hariya nareke kumubabaza namukurikira ariko abafite urukundo rwa kimuntu tuba abanyakuri nuko nabonye abantu baba bashaka ko umuntu avuga ibyo bifuza kumva nge ntabwo mvuga ibyo umuntu yifuza kumva ahubwo mvuga ibyo ugomba kumva mvuga ibintu biririyo ibintu biri realite tuvugishije ukuri tukafata nk'umukobwa uba muri diaspora mu Burayi muri Amerika na Canada ngira ngo nibyo bice bikunda kugarukaho ntago ndumva umuntu wabanye n'undi wo mu diaspora wenda aba mu muntu uza mu Bushinwa n'iki sinuba ntarabyumva kandi habaye abandi bantu kereka bo tutarabona abo numva nabashakanye n'abantu bari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi Amerika na Canada ibyo bice bibiri nako bitatu so icyo ngiye mpamya nashinga nkarahira mu busesenguzi bwanye nk'umusesenguzi nuko umukobwa uri Burayi Amerika na Canada ajya gukunda umusore wo mu Rwanda amukunda koko kubera ko ntabwo ari muri theatre ntabwo ajya kuva mu Burayi muri Amerika Canada nguze mu Rwanda utega indege usubira yutegura ubukwe n'iki bwe bwiza uri muri theatre uje gukina ura mukobwa afite urukundo rw'ukuri no kwenda hura n'umuntu wenda sinshaka kuvuga nka ba Mutesi Jori n'iki akamubera akamutenguha ariko mu by'ukuri ntibikwiriye yakagombye kubona urukundo rw'ukuri kuri umukobwa afite urukundo ni nacyo kibazo usa nk'umukosore agenda ngo arashaka visa yamara kugenda agahemuka bigatuma nimba Pasi yarahuye n'umukobwa wenda wo mu Faransa mbari ko mvuga wenda wowe ufite urukundo rw'ukuri ugasanga urabize kwera iki wa musore wakubanjirije numva ikibazo ugasanga uhemukiye abari inyuma yawe yenda ufite urukundo rw'ukuri ko n'urukundo rw'ukuri ruracyahari ugasanga rero ni ikibazo abone bareke guhemuka naboneraho nawe kukubaza nawe uba muri showbiz kandi byanga bikunda umuntu uba muri showbiz ari amakuru agenda acaracara byigeze kuvugwaho ko wigeze gukundana na SANNY ariko twarakundanye si ibyavuzwe byari ukuri twarakundanye nari ngiye kumurongora birangira nyine ntamurongoye ariko yaragiye
Imana ishimwe yamviriye mu buzima ubu nabonye undi mukobwa ndashima Imana impamvu se ndashima Imana kuko nabonye undi mukobwa mwiza cyane ku mubiri no ku mutima urumva buryo mvuga ni kera kose wabaga hehe kuki ntakumenye kera kose ari indirimbo ntuza indirimbo Butera Knowless yashishuye Rihanna bayita wabaga he ni yari yana ngo where have you been hari umuntu muhura tuvugisha umukuru muri buno buzima ukavuga uti agakorera ibintu ukabona ntari kwishushanya nta kindi agukurikira uretse urukundo n'iki ukaba wakwaza ngo wabaga he kera kose urumva so nuwo ngo rero ndavuga nti nuhura na Sano zamubwite warakoze kuva mu buzima bwa Sibomana yabonye undi mukobwa w'ikizongerezi nibaza ko ni urwandiko rwanjye niko byitanga n'urwandiko nuwo nguwo nyine nibona ari ntegereje mwaba mukivugana Sane turavugana kuko numva ni umustar ndi umunyamakuru ibyamamare ashaka kunkenera nk'umunyamakuru n'umuhanzi n'iki nta kine ko kiduhuza duhuza nkuko nahura na kugira communication na Shadibu n'abandi ba star batandukanye abahanzi n'iki ashaka kunkenera ashaka kumukenera ikiganiro kuko ibyo mukeneyeho si ibya Sibomana ibyo nsangiza abanyarwanda bakurikirana imyidagaduro muri rusange Ketse niba ushaka wenda kuvuga uti paso ushaka kusikivaho nari nkigerere ngo ukomezanye na Sani amarembo arakinguye imodoka n'indege birafunga bijya Nairobi nabwirwa n'iki se niba n'abatarabonye ndi nkawe amakuru mfite ndumva ntawe nasubaye makuru wamenye ute kandi aya amakuru aragenda ariko amakuru agenda hari abazaba ndi bitango inshuti za hafi nizo zijyana amakuru kuvuga ngo inshuti za hafi kuri we urumva n'amatwi yacu hari ibintu bisanga utanagiye no kuneye ko nge nta kintu umunekaho nta n'ikintu mukurikiranaho n'iki byararangiye nabonye undi n'iki umpoza amarira niyo mpamvu nafite akabiri keza nsa neza n'iki kuko baravuga ngo behind of every successful man there is a woman haba hari umugore ko biba bimeze kose umugore iyo ufite umugore w'ukuri uririyo aguhata urukundo namukunda na by'ukuri nta mihangaye ko ntaki ubuzima buba ubuzima noneho ubwo ni ukuvuga ngo showbiz ni ukuyibamo gutya ega tuyirimo dufite intego zitandukanye nkanjye nyirimo ngambire kuyubaka nibura haraho nayisanze nibura mvuge ngo aho ugeze hari itafari ryanjye nagize gute nashyizeho kandi aho turi hari abandi nitunahava hari abandi bazaza niko bigomba kujya ko nibura uvuga ngo nibura mvuyemo nsiziki ko byanze bikunze hagenza abantu ntakirimo nenda narakuze mfite abana n'iki nagiye mu yindi mishinga n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo reka nyarukire no kuri ibi wenda nagize amahirwe yo kukubona uyu munsi kandi hari ibintu byinshi nkuziho nanjye personally hari byinshi ubamo wagiye uvuga iki ku babyeyi baba bafite impano zo gukina amatiyatire filimi bababuza amahirwe bakababwira ati biriya bintu nta kintu byakumarira biriya nyine ugasanga imyumvire y'abo babyeyi ntabwo iri guha liberite abana babo ngo bajye muri industry yo gukina filimi cyangwa se gukina amatiyatire k'ibyo bintu ushobora kuba ubifiteho ubumenyi navuga bwimbitse ubivugaho iki nyine umubyeyi buriya bafite umuntu bita umubyeyi umuntu bita mwarimu ni abantu bakomeye cyane bafite imbaraga zihambaye kuruta abandi bose ku mwana uzi ariko ku umwana iyo agenda avuga ngo papa yavuze mama yavuze mwarimu yavuze abo bantu ni abantu bakomeye cyane muri iyi si ku mwana bagira reference ku mwana ku buryo icyo bavuze cyose gifatwa nk'ukuri urumva ni ukuvuga rero ngo wa mubyeyi uri rero modoka umwana iyo atangiye kumuzaniraho ibintu ngo uzabe umuganga kandi yari afite impano yo kuba umunyamakuru uzabe umunyamakuru kandi yari afite impano yo kuba umucuruzi aba ari kumuvangira urumva ibyo twese tuzi tubyiruka ndibuka iwacu ku cyaro baravuga ngo abantu ngo biga neza nabi y'ubuganga nkanjye urumva muri cycle superieur narangije amashuri yisumbuye muri 2007 nari narize cyangwa se nize ishami ry'indimi n'ubuvanganzo ibintu by'indimi kuvuga indimi z'amahanga ariko iwacu ku cyaro bajyaga bantaramana nyine amakuru akangeraho bavuga ngo ubuse ngo umuhungu wa kana kango banyita Manuel
nitwa Sibomana Emmanuel gusa umuntu wa kwa runaka use ko yizindi mingwi ntazazivugana nande ayo makuru akangeraho ariko se ujye kuri Instagram yanjye urebe Sibomana Kadomo Emmanuel ko yitwa urasanga abantu b'ingeri zitandukanye abazungu abakiniki ntabwo uvugana n'umuzungu nkanjye nshobora guhura n'umunyamerika umunyaburayi n'icyo uvuga icyongereza nkavugana nawe directly ntakeneye umusemuzi suko nzi icyongereza ariko icyo nize nibura kibasha kumpa umugati ntago nkereye umusemuzi ntuhango hari urwego umuntu yavuyeho naho yageze ariko ababyeyi babuza abana kujya mu bintu bashaka hanze hari abantu batunzwe n'umuziki hanze hari abantu batunzwe no gukina filime hanze ngaha ikinamico ziradutunze nishyura inzu kubera amafaranga nakuye mu runana indamutsa ibyo byose rero ngo ni impano ni nayo mpamvu uzasanga nko muri Afurika ndampere mu Rwanda bisa nkaho bigora abana bamwe muri twebwe kugira hano kuba umuntu gukora ikintu uri wazubereyemo kuba specialize mu kintu runaka urimo urabyumva ari nacyo abazungu baturusha umuzungu yafite umwana atangiye kugira imyaka 5, 6, 7 gutyo amuha access ku bintu byose bibaho mu isi impano football umuziki ubwarimu ubuganga n'iki noneho akareba icyo umwana arimo kwisanisha nacyo agahita amujyana mu ishuri ry'icyo kintu nicyo abazungu batuje niyo mpamvu uzasanga umuntu ari umu expert mu bintu bya football afite imyaka 18 mu gihe ufashe nka Sibomana ukamushyira mu kibuga unteye umupira unshyize nk'umuzamu nawe uhunga niko bimeze nawe uhunga sibyo niyo mpamvu uzasanga umunyamerika yarize ibintu by'ikoranabuhanga avumbura akiri mutoya ukumva ngo umuntu afite urwego rwa runaka rwa kaminuza n'iki ku myaka ye mikeya yahereye hasi nicyo rero mu Rwanda use nk'ubu ngubu ni birebire sinshaka kwinjira mu bintu bijyana n'ireme ry'uburezi ariko umubyeyi akomeje guha umwana w'uburenganzira akiga ikintu we yiyumvamo anakiga neza nese nkanjye ubu ngubu yenza kugira amahirwe tse ko bampaye ibyo bari bafite mu byo bari bashoboye nkuyenza kugira amahirwe nkashyirwa mu bintu bijyana no kwiga indimi z'amahanga n'itangazamakuru mbega ibyo ndimo ngumba ndi umuntu urenze uwandi w'uyu munsi ariko nabike nagiye ngeraho no gusaragoringa ushakisha byanga uburara byanga ubona amafaranga wiyabura ni birebire mbo reka tugushimire ku kiganiro kizuduhaye buriya tuzagenda tuganira byinshi bitandukanye nekereza ko twavuga byinshi kuko uri umuntu uba muri showbiz pe ibintu byinshi ndumva uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira kuri izo ngingo reka dushimire n'abakunzi ba Bright TV Rwanda bagenda bakurikira ibiganiro byacu hari n'ibindi byinshi tuzagenda tubagezaho kwa n'iki kiganiro tukagira wenda dusoza kino kiganiro twavuze ku nyungu zitandukanye abantu bagisharinge nibura ariko kuki batagishenga kikagira miliyoni imwe y'aba views kirebwe cyane kuko reka gusharinga se biroroshye ikindi hari nk'abantu badukurikiye bari muri diaspora n'ikiho internet babyoroshye kwibona wifi bihane iki ashaka kujya kuri channel agakora subscribe akanakunzagera undi akajya kuri hane kuri video ngo kuri play all ubundi bintu bikagira ikindi ku muntu ufite ibintu byene imbuga nkoranyambaga byamunaniye Instagram akene kuyizamura aba followers aba views ba YouTube aba followers ba Twitter n'iki yanyegera nkamufasha nkabikubizamura ko njya mfasha n'abandi bantu n'iki nimba natanga nimero yanjye ushaka kunyandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 783 iyo nimero wayihamagara cyase ukanayanyandikira kuri WhatsApp wenda ndasubiramo rimwe akamenyetso ko guteranya 250 783 ikibazo cyose wagira ari nyunganizi igitekerezo n'ibitekerezo ngira byakira nunenga ndamwakira ni byiza kuba ubona comment zitandukanye biba ari byiza cyane aba followers ukeneye ba Instagram aba followers nzagushaka so umuntu ukeneye aba followers mu by'ukuri shaka kubona biragora ariko icyo naregikemo ikindi ubu ngubu umuntu ushaka kujya kuri Instagram live ushaka kumuha abantu baza kumureba bakaza kuko nimba hari ikibazo duhureho mu isi y'abastari mu rwego mpuzamahanga nuko kuburi icyamamare ukajya kuri Instagram live ugategeza abantu baza kureba ukababura birababaza ukababura hakaza nyine baraza ariko hakaza baki wari witeze 1000 haje 50 icyo naragikemuye ubu ngubu nkugurisha pack washaka haza 1000 500 5 abo ntarenze ni 30 ariko iyo pack imara 30 iyo ushaka uhita ugura indi hahita nyishyira abantu bakaza kureba bakana commentinga